miliyoni 185 nizo zagura iyi nzu mpagaze imbere nje kukwereka. Mbere yo kukubwira aho iri, banza usevinge iyi nimero, ushobora kuzayikuraho inzu igurishwa cyangwa se ukazayiboneraho ikibanza ubaye ugikeneye ubu ngubu cyangwa ejo hazaza. Ni 0788 iyo nimero ni ingenzi cyane, ukwiriye kuyitunga muri telefone kuko ukajya ureba na sitati zayo, kuko ahangaha ni imari murabizi. Ntatinze nje kukubwira ko nje kukwereka iki cyubakwa cyiza gifite ibyumba 4 n'amatuwarete 3 mwe imbere mu nzu, kikaba kiri muri metero nka 50 uvuye ku muhanda wa kaburimbo hano mu karere ka Kicukiro, aho bita mu Busanza, ahantu hari gutera imbere cyane. Busanza kuva bashyiraho uyu muhanda uturuka mu Kagarama uza ukagera hano mu Busanza, Busanza yabaye hafi cyane, yaba ari ukujya mu mujyi, yaba ari ukujya Kanombe, yaba ari ukujya Kabeza, yaba ari ukujya Remera. Busanza ni diru cyane. Iki cyubakwa rero kiri hano hafi neza ku muhanda wa kaburimbo, cyubatswe n'amatafari ahiye yose. Ni inzu ifite rooftop, nuza gusura tuzajyayo nyikwereke. Rooftop nini ishobora kwakira abantu bagera nko muri 20 bicaye neza. Inzu yubatse neza, nimbikubwira ngo irakosoye ubyumve. Ndahera kuri iyi parking ishobora kwakira imodoka ebyiri z'amajipe, imwe haruguru n'iyindi hano, ariko ari imodoka ntoya enye zajyamo. Ahara tukahagira akanya ka jaride. Hano hari akanya ka jaride nayo irimo ibiti bitangiye kuzamuka bifata, urabona ko ari ibintu bimeze neza. Ariko iyi nzu ninkubwira ngo yubatse mu buryo bukomeye, wibyumva nk'amabara nkuru, ahubwo ngwino usure urebe. Hanyuma tuvuye aho inyuma tugeze hano kuri terase yayo. Ifite terase nayo y'imbere y'umuryango, ushobora kwicaraho n'inshuti n'abavandimwe nayo sawa. Ahangaha ikagiraho amadizayini, amarangi meza asize neza. Nyine urumva inzu ya miliyoni 180 igomba kuba inaguha design of course. Rero ni inzu nziza mu kuyituramo, kuko iyo iri hafi y'umuhanda wa kaburimbo, urumva uba ufite amparasoma nziza. Urugi warubonye, ifite urugi rwiza rw'urubaho rwa muvura, ubona rukomeye, rutanga stability. Aho rero ndahavuye, noneho ngiye kwinjira mu imbere mbereke salo yanyu. Ifite salo nziza, ariko ubwo nimba mvuga salo nziza mba ndi kuvuga ubunini bwayo, nkavuga amarangi arimo, nkavuga parafo irimo, nkavuga n'izi TV stand. Ni salo nini ushobora kuba wakakiriramo abantu benshi, ikaba wakicara yisanzuye. Ni salo nziza. Hano ikagira TV stand, ahantu hajya televiziyo hanini, puse zose washyiramo za fitting. Kandi ntabwo ari TV stand gusa, ubwo ni n'ubwiza n'amarangi ari, urabona ko ari sawa. Hasi n'amakaro nujya kugura inzu ujye uyareba, ifite amakaro meza yayandi afite paseri nini. Hejuru parafo ya gypsum iriho itara ryiza, urabibona ko ni ibintu bidizayininze neza, biteguye bisa neza. Salo ndayikweretse rwose. Noneho hano hari igitangaza, uziko hari amazu aba afite isaro ingana n'iyi saramanje, ariko iyi yose ni saramanje. Ikibanza nabikubwiye ni kinini, ni ya nzu ugura nyine ukaba utuye neza wisanzuye. Ifite saramanje nini, nayo uyirebe ni hahantu nyine, yaba ari ugutegura intebe zawe, yaba ari gutegurira abashyitsi, rwose biraba ari sawa. Hejuru nayo ni gypsum, itara ryiza ririho rimeze neza. Ahangaha rero uyu muryango ubona ni uw'icyumba cy'abashyitsi. Hano tuhafite icyumba cy'abashyitsi. Cya cyumba cy'abashyitsi nacyo ni kinini, ni kigari, kirisanzuye. Ngewe nkunda icyumba kiba gifite idirishya ringana gutya, ni ukuvuga ngo urumuri ruba rurimo ruhagije. Buriya rero inzu uzajya gusanga irimo gypsum hose iba ari diru cyane. Ibyumba simbigarukaho ni binini kandi birihagije. Hano hari dushe, kiriya cyumba gikoresha cy'umushyitsi, ariko na wa mushyitsi wagusuye utaha, wa wundi uba wicaye muri salo, ashobora kuza akayikoresha atabangamiye wa wundi. Urabona ko ari sawa. Aho rero tuhavuye ndahita nkomereza muri ibindi byumba bitatu biri hano. Hano hari ibindi byumba bitatu, ugikingura ahangaha urabona ko uru ruhande hari icyumba na hano hari icyumba. Hano hari icyumba kinini nacyo kigari cyisanzuye, urebe amadirishya ariho, urebe karisawa. Ariko iyi nzu ifite amparasoma nziza. Hano mu Busanza neza hafi y'umuhanda wa kaburimbo, hafi ya sitasiyo ya esanse hari Imbuyizi, hafi nyine y'agasoko, ni hafi cyane y'ibintu byinshi. Iyi ni dushe nayo nziza, ureba amakara arimo, ureba ibikoresho birimo, urabona ko
ni sawa cyane. Aho ngaho tuhavuye tudatinze, uyu muryango ni uw'isoko ujya mu gikari turaza kuwureba. Aha ngaha naho turahasanga ikindi cyumba, nacyo ni icyumba cyajyamo igitanda gutya, ukabona ko ari icyumba kimeze neza kandi cyiza. Buri hantu hose harimo gypsum nziza, ntabwo harimo rangete. Tuvuye kuri ibyo byumba bitatu, ni muze mbereke n'icyumba principal, duhereye kuri iyi dushe yacyo nini nziza, irimo toilette nziza, irimo amakaro meza, irimo shower y'ubona zitandukanye zimwe nziza. Urabona ko nayo ni dushe nziza igaragara neza. Aho ndahavuye simbatindira, tugeze hano noneho ku cyumba. Burya icyumba principal kiri mu bintu bisobanura inzu yawe nimba ari nziza, nimba iri karase, nimba imeze gutya. Nk'iki cyumba ni kinini, ni kigari, kirisanzuye, ni icyumba rwose ubona ko gifite stabilité, kigari, cyisanzuye. Uri kubibona amatara meza hejuru, ukabonaho plafond nziza ya gypsum, urabona ko ari itara rimeze neza. Tugiye kureba mu gikari, oya tubanze igikoni, tuve mu gikoni tujye mu gikari, turasoreza kuri rooftop. Karibu tujyane. Urabyumva, inzu ya miliyoni 140 ntabwo yabura mu mwanya w'igikoni. Uri kubona uyu mwanya wose ni uwagenewe igikoni. Cyakoza ntabwo twatubati MDF zifungwamo z'utubati ntabwo zirashyirwamo, ariko nyine niyo mpamvu inzu tuba twazibagereyeho mbere. Ni inzu nziza nshyashya, wowe ureba uko hangana, nuza gusura uzasanga igikoni kirimo. Hanyuma rero hano tuhafite igikari gifite amazu menshi pe, menshi. Igikari kinini hose kirapavomye kandi urabibona. Hari hepfo ubona uriya mwanya ni umwanya wa toilette yo hanze, imwe nk'umukozi yakoresha. Iyi ngiyi ni inzu ye y'umukozi, iyi ngiyi ni stock, iyi ngiyi ni igikoni cyo hanze. Aho kwanikira urahabona harahari, ikigega nacyo kirahari. Urumva ko ibintu byose iyi nzu iri tayari. Reka turebe na ya rooftop ukuntu ingana, dusoze iyi video. Ntabwo narangiza iyi video ntakweretse iyi rooftop nziza. Ifite ibice bibiri, igice gisakaye n'igice hano gisakaye n'igice kidasakaye. Iyi rooftop ni nini, ushobora kwakira abantu benshi. Rero nimba ubaye interese n'iyi nzu, urampamagara kuri 0783 ugeze kuri iyi nzu. Iri hafi y'umuhanda wa kaburimbo hano mu Busanza, nabikubwiye. Mpamagara rero nkugeze kuri iyi mari nziza.